cyane, Imana ibahe umugisha kandi ndongeye ndabasuje mu izina rya Yesu. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana, turarisanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 7, dusome n'umurongo wa mbere. Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 7, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Elisa aravuga ati, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo, ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu izagurwa shekeri 1, kandi indengo 2 za Seyiri nazo zizagurwa shekeri 1. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati, mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru, bene ibyo byabaho? Aramusubiza, tuzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Some mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 6, umurongo wa 35. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 6, umurongo wa 35. Haravuze ngo, Yesu arababwira ati, ninjye mutsima w'ubugingo, uzaho ndi ntazasonza na hato, unyizera ntazagira inyota na hato. Dusubiremo. Yesu arababwira ati, ninjye mutsima w'ubugingo, uzaho ndi ntazasonza na hato, n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato. Imana ishimwe. Twakagombye gusoma amagambo menshi, ariko reka wenda nongere nsome muri Yesaya 55, duhere ku murongo wa mbere dusome n'uwa 2. Yesaya 55 aravuze ngo, yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze, nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata, mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari byo kurya nyakuri? Niki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Imana ishimwe. Haleluya. Ijambo turimo tuganira avuga ngo inzara izashira. Inzara izagira gute? Zashira. Twabonye ibimenyetso by'umuntu ufite inzara, tubona n'ingaruka ziterwa n'inzara. Ubu rero tugiye kureba noneho niki gitera inzara. Iyi nzara Abisirayeli bari bafite yari yatewe n'iki? Kubera iki bari bagize inzara? Kubera iki Benihadadi yabagose bigakunda? Ubundi Bibiliya itwereka ko Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa bari bafite isezerano rivuga ngo nta muntu uzabahagarara imbere. Ariko niki cyari cyatumye barinda babahagarara imbere, bakabazenguruka, bakabagota kugeza igihe babura imbaraga zasohoka? Bari bakoze ikosa ryo guta Uwiteka, biringira izindi mana. Imana irabahana, maze kubahana ibata mu maboko y'abanyamahanga. Maze kubata mu maboko y'abanyamahanga, baragenda nyine nabo biringira ko bizarangira, ariko batazi aho bizarangirira. Ubuzima rero burabagora kugeza igihe nyine twabibonye batangiye kuryana, bagashira isoni, kugeza igihe umuntu ajya kuregera ko yariye umwana. Neza uzabibona n'ubu abantu barabikora. Umuntu ajya yimura Imana, ariko ntagire isoni zo kujya kuburana amahugu, kandi abizi neza ko ari amahugu, ntananirwe kuburana ibiteye isoni kandi abireba. Aba rero nabo niko byari byarabagendekeye. Bamaze kwimura Uwiteka rero, Uwiteka arabata. Niko Imana yigeze ibwira umwami witwaga Asa, avuye kurwana na Zera w'Umunyetiyopiya. Hanyuma ngo arangije avuyeyo, uwitwa Odedi ngo araza amuhagarara imbere. Azariya mwene Odedi ngo ahagarara imbere ya Asa, aramubwira ati, mwumve yemwe Bayuda nawe mwami Asa, uko Uwiteka avuga. Aravuga ngo nimumushaka muzamubona, ariko nimumuta nawe azabata. Cyari igihe rero bataye Imana, kugeza igihe abanyamahanga ababatinyaga bafata icyemezo noneho bakabatera bakabashobora. Imana itugirire neza. Bagize ubwoba rero, bimaze kubayobera, nibwo ngo uyu mwami yavuze ngo, none se ibyago byavuye ku Uwiteka, gusa niki cyatuma dukomeza kumwiringira? Noneho icyantangaje, ntabwo yagiye gushaka Uwiteka ngo abe ari we agirira nabi, ahubwo yaravuze ngo Elisa mwene Shafati nibwira agifite igihanga Imana izabimpore.
hanyuma rero ngo yohereza intumwa igiye kwica Elisa arabimenye. Aramaze kubimenya arababwira ati naza ntimumukingurire. Hanyuma nawe ngo araza kandi bwa kabiri. Imana rero izi gukiza abantu bayubaha ibibagerageza. Haleluya. Muri uwo mwanya Elisa arahanura. Kubera iki Elisa yahanuye? Nuko imitima yabo yari imaze kubona ko ibigirwamana ntacyo bimaze, yari imaze kubona ko Imana iruta ibigirwamana byose, ibateye ibyago nta wabibakiza atari ibakijije, kandi bakijije ibyago nta wabibatera. Imana ihimbazwe. Imana yacu ni inyamaboko. Haleluya. Barangije bagihindukira Elisa arahanura arababwira ngo ku irembo ry'Isamariya ni ku Uwiteka avuze. Imana ishimwe cyane. Nta kindi kintu gishobora kumara inzara kereka ijambo riturutse ku Uwiteka. Iyi Imana ihagurutse ikavuga ibyivuze biraba kandi ibyitegetse birakomera. Nta muntu n'umwe wabivuguruza. Ivuze ngo inzara ibeho ibaho, kandi inavuze ngo iveho ivaho. Imana ishimwe. Arababwira ngo ejo ku irembo ry'Isamariya indengo y'ifi izagura shekeri imwe, n'indengo ebyiri za seyiri nabyo zizagura shekeri imwe. Bibiliya iravuga ngo umwami yegamiraga ngo aravuga ngo naho Imana yakingura amadirishya y'ijuru. Ndashaka kubabwira ko ibintu byose mukeneye birahari, ntago bigombeye kuva mu ijuru. Birahari, cyakora amaso yawe ntabibona. Agari yigeze ahunga umwana ngo aramuhunga ngo adapfa mureba, ariko akimuhunga Imana iramubwira ngo Agari ni iki gitumye uhunga? Numvise ijwi ry'uwo mwana ngo aragendera ngo iti dore isoko y'amazi. Haleluya. Nubwo amaso yawe atabireba ariko isoko irahari. Aburahamu yari yamuhaye amazi yo mu mvumba arashira, ariko Imana yo igira amasoko ahishe hafi yawe. Ndashaka no kubwira ikintu kizakumara inzara, nuko uri buhaguruka ugasanga Yesu. Amen. Niwe wenyine ufite umuti w'iyo nzara. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero ngo basanze nyine Elisa amaze kumubwira ayo magambo, umugabo nawe amaze kubihinyura aramubwira ngo uzabirebesha amaso ariko ntuzabirya. Ndashaka kubwira umuntu uri muri iri teraniro uri mupinga gusanga Yesu akajya yumva nta gaciro bifite, ndashaka kubwira ko uzabireba. Abamusanze baguwe neza, abamusanze bafite umunezero, abamusanze inzara yarashize, abamusanze bataguye umwuma, ariko we wabipinze ukabisuzugura, uzabireba ariko ntuzabirya. Imana itugire neza. Reka rero nayo guhanura ibisharira, ariko nta nubwo binasharira, ni ibintu byumvikana neza. Neza umuntu akubwiye icyo ukora kugira ngo ugire icyo ubona ukanga kugikora, ubwo biba bishaririye, cyangwa ni wowe ubigize nabi. Nubyanga nyine ntago uzaba ubikeneye. Abantu rero bose basanze Yesu yagiye abamara inzara. Iyo uje ahantu Imana iri, Imana ikumara inzara. Imana itugire neza. Amagambo dusomye tuyasomye hano muri Yohana mu gice cyaho cya 6. Ni igihe Yesu yigeze ahaza abantu 5,000. Ndashaka kubabwira ko hari ibyo kurya Yesu atanga inzara akaba yayimara, ariko ntibiguha amahirwe, ahubwo ugasanga umuntu yarayishize agashira inzara y'umubiri, ariko yamara gushira inzara y'umubiri agatangira no gukora ibyangwa n'Imana. Uzasanga hari abantu Imana yahaye amafaranga bakajya gusambana, ibiryo babibonye ariko bagahita bagira inzara y'abagore. Hari abagore Imana yakijije rwose bari bameze nabi, isura imaze gucya baturugo bajya gushaka ahandi hantu. Ubu hari abantu batambaye ibyo bambaraga kera kubera yuko iyanzara y'umubiri yarashize imaze gushira, bahita bagira iyindi nzara. Ariko ndashaka kubwira, iyo usanze Yesu ukamwegera akumara inzara yose. Haleluya. Akumara inzara yose. Imana ishimwe. Iyo usomye muri ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana uhasanga amagambo uhereye nyuma, usanga hari igihe Yesu ngo yigeze ahaza abantu 5,000 b'abagabo udashyizemo abagore n'abana. Iki gihe ngo baraje baramusanga. Reka mbabwire ko formule za Yesu kugira ngo akemure ibibazo ufite, kugira ngo akumare inzara ntabwo zigoye, ni ibintu byoroshye, mbese biramworoheye cyane. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ngo abantu 5,000 bari baje gusenga. Ngo bagiye gusenga rero ngo baravuga ati rero aba bantu rwose bakwiriye ibyo kurya. Ngo usanga abigishwa be arabwira ati nimugende mujye kugura ibyo kurya tugaburira aba bantu. Witwa Filipo aramubwira ati wazane denari yo 200 akajya kugura ibyo kurya, ntago bahaga, ni benshi, aba bantu ni benshi. Imana itugire neza cyane. Hanyuma rero ngumwe muri bo arababwira, ni witwa Petero, ngo aramubwira ati rero hano hari umuhungu turabona afite ifi 2 n'imigati 5,
ubu urabona hari ikintu byamarira aba bantu. Imana itugire neza. Yesu agiye kubabwira, reka mbabwire, bya bindi ufite, bya bindi bitoya, ibyaduhaza mu buryo bw'umubiri birahari. Ikibazo nuko tubigugumirije, bamwe barabibitsa abandi bashonje, bamwe babiryamyeho bizarinda bimungwa abandi bafite ibibazo. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Ariko Yesu arababwira ati nimwicaza abantu, ngo bicaza abagabo 5,000. Bamaze kwicaza abagabo 5,000 bamuzanira zafi ebyiri na ya mitsima 5. Reka nkubwire ibyo ufite nubwo wabona ari biceye, nubizanira Yesu biraba igisubizo cya benshi. Imana itugire neza. Inzara yo muri ubu buzima bibitse muri twebwe. Nitwemera kubiha Yesu arabitubura bigaburire bose kandi bikunde. Bibiliya yaratubwiye ngo barangije bararya, baranywa, baranasigaza. Bamaze gusigaza rero, ikindi gihe Yesu abona ko nyine inzara y'ibiryo yari yashize. Kandi murabizi ko ibiryo iyo tubiriye nyine binyura kwa kundi bikagenda, ejo tukongera tugasonza. Bukeye rero noneho ngo baza kumushaka. Baje kumushaka ntiyongera kubaha ya mitsima. Ngo arabasanga, ikiganiro bagiranye gihera ku murongo wa 22. Hanyuma ngo baramusanga, bamaze kumusanga arabareba, arabitegereza, baramubwira bati twagushatse turakubura, ntago wageze aharyari. Arababwira ati nukuri rero nababonye ko kunkurikira kwanyu ntabwo ari jye mushaka, ntabwo ari uko mwumvise ijambo ry'Imana ngo ribagirire akamaro mwe muri kurikiye, ahubwo ni ya mitsima nabahaye murarya murahaga. Hanyuma rero barangije batangira nyine kuzana amanyanga yayandi tujya tugira, batangira kuzana mbese gushaka kumwereka ko mbese akwiye gukora ibitangaza kugira ngo bamwemere. Yavuze ngo Yesu arababwira ati nukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma mushaka, nahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Arababwira ngo ntimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza mu bugingo buhoraho, ibyo umwana w'umuntu azabaha, kuko se ari we Mana yamushyizeho ikimenyetso cyayo. Imana tugire neza. Ngo bahita bamubaza bati none, baramubwira bati tugire dute kugira ngo dukore imirimo y'Imana. Ubwo urumva batangiye kumwereka rwose ko bashaka gukorera Imana. Arababwira ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yagize gute yatumye. Kuvuga ngo atangiye kubereka umurimo w'Imana. Bari bazi ko hari ibindi bagiye kubwirwa, ariko arababwira ati umurimo w'Imana ni umwe gusa, nuko mwizera uwo yatumye. Ahita atangira kuba bahita bamubaza baturakora kimenyetso ki ngo turebe tukirebe tukwizere. Ariko mbabaze, iminsi yose yari yagendanye nabo, bari babuze ikimenyetso na kimwe, cyangwa bakubiraga kuri cya kindi bashaka. Hari igihe umuntu ajya yicara akagira ibintu akubira hashaka, ariko Yesu arabizi ko ibyo bitakumara inzara ufite. Imana itugire neza cyane. Yesu arabizi ko ibyo bitakumara inzara. Hanyuma rero baramubwira bati basogokuruza bacu bariraga manu mu butayu, nkuko byanditswe ngo yabahaye kurya imitsima uvuye mu ijuru. Yesu arababwira ati nukuri ndababwira yuko Mose atari we wabahaye umutsima uvuye mu ijuru, ahubwo ni Data ubaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru, kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru. Imana itugire neza. Aravuga ngo ugaha abari mu isi ubugingo. Baramubwira bati Databuja ujye uduha uwo mutsima iteka. Ibyo bari basabye ntago bari babizi, bari barimo bitiranya wa mutsima bariye n'uwo Yesu arimo avuga. Arangije rero arabasubiza, haleluya, arababwira ngo ninjye mutsima w'ubugingo, ninjye ngenyine mutsima w'ubugingo. Umuntu uza ahondi ntabwo azagira inzara ukundi, uza ahondi ntazagira inyota ukundi. Imana itugire neza. Bivuze ngo kugira ngo ubone uyu mutsima, kugira ngo inzara yawe ishire, biragusaba ko wimuka mu byo wabagamo, warangiza ugasanga Yesu. Utarasanga Yesu ntabwo inzara iri bushire, inzara irayigumana. Imana itugire neza. Kubera iki? Kuko Yesu niwe mutsima w'ubugingo. Imana idufashe. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice cya 19 niho dusanga inkuru z'umugabo witwa Zakayo. Zakayo yagize inzara, izi nzara zombi yarazigize. Yagize inzara Zakayo kugeza igihe avuga ati ibi bintu nta kintu byamarira, icyambera cyiza nuko mpaguruka nkajya gusaba akazi Abaroma.
akazi ak'abaroma babahaga. Bibiliya itwereka ko iyo wajyaga gukora akazi ko kuba umukoresha w'ikoro byabaga bingana n'uko ubaye umupagani. Kandi iyo waga umupagani abayuda barakunenaga, nta wasangiraga nawe, wagiraga ubukwe ukabwigiramo wenyine, nta wazaga n'ibyo kurya wateshesheje ukabyirira. Zakayo rero aragenda bamuha akazi ako ngako nyine, aba umukoresha w'ikoro. Kandi mu kuba umukoresha w'ikoro Zakayo yagakoze neza, yagakoze nk'umukoresha w'ikoro koko. Ngo yasoreshaga iby'abaroma agasoresha n'ibye, kandi yaryaga ruswa yaramburaga, kugeza igihe nawe umutima we wari ubizi neza ko Zakayo ari ibandi ariko rikize. Bibiliya yatubwira ngo umunsi umwe yumva inkuru za Yesu. Nuvuga ngo inzara y'ibiryo Zakayo yari yashize rwose, nta yari agifite, imitsima yari ayifite, ibyo kurya bifite mu rugo iwe, ariko asigara n'ubundi nubwo afite ibyo kurya by'umubiri, ariko inyota yajyanye nubwo aracyayifite, inzara yajyanye n'ubundi aracyayifite. Ndashaka kubabwira yuko haleluya, nubwo wagira ibingana gute, ariko udari kumwe na Yesu, utakiriye umutsima Yesu atanga, utariye Kristo ngo abe muri wowe, utamwegereye, nta kintu byagufasha. Inyota uzayigumana, inzara uzayigumana. Hari inzara idashira, hari inyota idashira. Imana itugire neza. Zakayo ngo arahaguruka yumvise amakuru ya Yesu ngo ajya kumureba. Bibiliya itubwira ko ntabwo Zakayo yagiye kwizera, ahubwo yagiye ngo agiye kureba uko asa. Uyu mugabo imfubyi ziririmba, uyu mugabo unezeza abakene nta kintu yabahaye, uyu mugabo ni muntu ki, uyu mugabo ukora ibitangaza, uyu mugabo ukiza indwara. Ariko ubundi waje ukareba, gerageza nawe umwegere urebe. Imana ishimwe cyane. Witwa Filipo ngo yahamagaye Natanayeli, aramubwira ati uwo Mose yavuze abahanuzi bose bakamuvuga ngo uyu twamubonye ni Yesu w'i Nazareti. Filipo nako Natanayeli aramubwira ati se i Nazareti yari ikiza cyavayo? Aramubwira ati ariko se urinda umbaza kwa hari waje ukareba? Haleluya. Nawe wigumiyo ngiyo, wigumiyo, ngwino urebe ko ibyo bakubwira ari iby'ukuri, ngwino urebe ko kwegera Yesu hari icyo biri bubyare, ngwino urebe ko buriya byashira, inyota yo gusambana yashira, iyo kwiba yashira, inyota y'ubugome, mbese urebe ko iyo nyota iyo nzara yashira, icyo cyuho aho hantu hari icyobo ko cyavamo, ngwino urebe. Yesu nashimwe. Biravuga ngo Natanayeli aravuga ati reka nza, ariko ubundi ngo araza, yaje yabipinze avuga ati Nazareti nta cyiza cyavaye, ariko ibyiza basi reka ngereyo nanjye ndebe. Ngo araza, ngo akimubona gihuza amaso na Yesu aramuhishurirwa. Yesu ngo aramubwira ngo mbonye umwisiraheli nyakuri ngo utagira uburyarya. Natanayeli aravuga ati wamenyeye hehe? Reka mbabwire ikintu gikomeye. Urumva ibyo Natanayeli Yesu yaramuvuzeho, na Natanayeli yarabyiyiziho, yarabizi ko atagira uburyarya, ariko aramuvuga ati wamenyeye, uranzigiwe? Naramubwira atoya, burya Filipo ataraguhamagara ubwo wari munsi y'umutini, burya nakubonye. Natanayeli ngo ahita avuga ngo Rabi. Haleluya. Yesu aravuga ati se wijejwe nuko nakubwiye yuko mubwiye ko nakubonye? Oya, nkurikira uzabona n'ibindi byinshi. Natanayeli ntiyasubiyeyo kubera iki? Inzara yose yari afite yarabonye aho ayitura imushiramo. Imana ishimwe. Muririmbyi w'ijana na 23 yaravuze ngo Yesu niwe musa mbonyemo, amahoro nifuzaga, najyaga nyashaka sinyabone ngo nkasuhuza umutima iteka. Aravuga ngo none ni Yesu maza wenyine, nta rindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Aravuga ngo nifuza guko nakwinezeza, nyita ku mukiza wanjye, nkimwirengagiza ntamwitaho, amfatisha urukundo rwe. Aravuga ngo najyaga njya kwiriba ry'isi, hahandi utinze. Aravuga ngo najyaga njya kwiriba ry'isi ngo mfite inyota ngo nyinshi, ngo naba ngiye kunywa ngo amazi agakama ngo nkayabura nkiheba. Aravuga ngo ariko nuzuye agahinda n'ubwihebe, mbuze ibyo niringiraga, amaso yanjye arahumuka, ndakureba Yesu ndanyurwa. Imana ishimwe. Inzara nta handi yashirira, ni kuri Yesu gusa. Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo Zakayo ngo arangije aragenda, agezeyo ngo asanga hari abantu barebare, asanga baramusumba. Ngo Zakayo nubwo yakoraga ko kazi, ariko ngo yari na mugufi. Burya hari ibintu byakugira mugufi, burya ibintu bigira umuntu mugufi ni ibintu akunda, akabishyira imbere ya Yesu akumva atabireka ku bwa Yesu. Bene ibyo bintu bikugira mugufi ntubone Yesu. Zakayo rero ibyo bintu byari byamugize mugufiya, yageze yarabisumba. Aravuga atoya, intego yanzanye ngewe sinaje nonje kureba abantu, sinaje nje mu cyubahiro, nari sanzwe ngifite
mfite iyo narindi, ariko ikintu cyanzanye naje kureba Yesu. Sintaha rero nabonye Yesu, ndisunga ibihari byose, haleluya, ariko ndamubona ngo areba inzira. Urumva bya byose yarazi aho hantu yarahazi, ngo arangije avuga ati ngiye kureba ahantu Yesu ari bunyure, nahabonye nta yindi nzira ishamikiyeho ni iyi ngiyi. Ngo asubira inyuma yurira igiti cy'umutini. Reka mbabwire, Bibiliya ibivuga neza, iravuga ngo Imana ikunda abayikunda, kandi abayishakana umwete bazagira gute? Bazayibona. Imana ikunda abagabo bayikunda, ikunda abagore bayikunda, ikunda abasore bayikunda, ikunda abakobwa bayikunda, ikunda abana bayikunda. Ngo abayishakana umwete ntishobora kubihisha, irabiyereka. Yesu yahagaritse imirimo yose yakoreraga aho ngaho, ahita akurikira umutima umushaka. Abari aho barimo abamupinga, harimo abaje kwirebera ko yatubura imitsima, harimo abari bafite indwara bumvaga ziri bukire, ariko abona umugabo ufite inyota yo guhura na Yesu, abona umuntu umushaka umufitiye inyota. Yesu ngo ahagarika imirimo yose akurikira Zakayo. Imana ishimwe, haleluya. Nawe nuhaguruka ugiye gushaka Yesu, kubera inyota ufite, kubera inzara ufite, kubera icyo kintu cyakunaniye kuva, kubera icyo kintu uhora wumva wifuza cyakunaniye kuva, ukajya wumva wabuze icyakigukiza, ndakurangira umuti. Iyo nzara nta handi iri bukirire, ni kuri Yesu wenyine. Haguruka umusange. Yatanze itangazo, haleluya, aravuga ngo ni njye mutsima w'ubugingo, umuntu wese uza aho ndi ntabwo azagira inzara ukundi, unyizera wese ntabwo azigera agira inyota ukundi. Zakayo ngo ahageze, Imana ishimwe, ngo Yesu aragenda amusanga muri icyo giti. Ntabwo nzi pozisiyo Zakayo yari afite, niba yarahagaze hejuru y'igiti, niba yarakirumbarayeho gutya, ariko sinzi uko yari ameze. Icyo nzi ni kimwe gusa, ni uko Yesu yamusanze mu giti. Yesu ngo arararama, aramubwira ngo Zakayo ururuka, kuko uyu munsi mwiriye kurara iwawe. Zakayo ngo arururuka, ngo amwakira anezerewe, ariko amwakira ari Zakayo disi. Amwakirana na ya nzara ye, amwakirana na ya nyota ye, amwakirana na wa muruho we. Ngo barajyana bageze mu rugo, Zakayo nubwo yagiraga ubugugu ntiyari bubugirire Yesu yabonye. Burya hari ibintu nabonye Yesu, reka mbabwire, haleluya, murashaka kurya iby'abantu, nimugire Yesu. Iyo ufite Yesu bakwicaza aho batakwicaza, iyo ufite Yesu bakuramutsa nabiri, iyo ufite Yesu bagusaba ikiganiro, iyo ufite Yesu baragusura, iyo ufite Yesu abakwanze baragaruka, ariko iyo ufite Yesu uri iki ko byose biza. Wowe shaka Yesu, haleluya, shaka Yesu, ngwino wari gusa, nuhagera wicecekere, upfa kuba wahageze. Ntago mbivuga cyane, ariko hari abantu babyiyiziho, baje ntawe basuhuza, baje ntawe ubitayeho, baje ntawe babareba bakabahunga, ariko bahuye na Yesu, Yesu aje yinjiye muri bo, yinjiye muri bo, haleluya, yinjiye muri bo bagira ijambo batavuye kwiga, yinjiye muri bo bagira inshuti atari uko bamenyanye n'imiryango y'iwabo, yinjiye muri bo bagirirwa icyizere. Yesu mushaka inzara irashira, Imana ishimwe. Ndashaka kubwira ahantu inzara ishira naho honyine, Imana ishimwe. Zakayo ngo amurebye, amugejeje mu rugo, ntago ntekereza ko Yesu yafashe disikuru byanga bikunda, kuko Yesu yakundaga kuganira. Tangira kuganira nawe rero, araganira murumva amateraniro niho yari yabere. N'abatakundaga Zakayo ariko baraje kubera ko Yesu yaje, n'abashakaga imitsima baraje kubera ko nyine Yesu yari kugaburira kwa Zakayo, n'abantu bashakaga gukira indwara kabone nubwo bamunenaga ariko baraje, nyine baraje kubera ko hari uwaje. Haleluya. Wowe inzara nta handi hantu iri bushirire, ni kuri Yesu wenyine. Kwa Yesu inzara igira gute? Irashira. Imana ishimwe. Bibiliya iravuga ngo Zakayo ayitegereza Yesu, areba uko avuga, yumva amagambo ye, aramwitegereza, areba ibikorwa arimo akora. Ya nyota igenda ishira, inzara y'amafaranga irashira, inyota y'amafaranga irashira, umutima we utangira kumwibutsa ko ari umunyabyaha kandi adakwiriye kuba yegeranye na Yesu kubera ibyaha bye. Ngo bitangiye kumusunika, akajya abibwira ati mwabyaha mwe ntimunsunika, singenda ahubwo ndabibwira Yesu, ndabaregera Yesu.
ibyaha byawe biregere Yesu, ibyatumye ujya kure ya Yesu bimuregere, ibyatumye mutandukana bimubwire. Agufitiye imbabazi nyinshi, arakwakira n'umurava. Bibiliya iravuga ngo Zakayo abateye urutoki imbere ya Yesu. Yesu ati niki? Aramubwira ati ubwo ndeba nubwo abantu bateraniye iwanjye bakaba baharari benshi, nuko waje ubundi ntawe ujyaza utahari. None rero kugira ngo uzigumanire nanjye, hari ibintu mbona bidutandukanya. Wowe uri inyangamugayo, nge ndinge gisambo. Ubu ndeba baranzi ndingegera. Aba bantu bari aha ngaha buriya ureba baryana inzara, barimo baravuga kukunda ibiryo waje kwa Zakayo w'igisambo. None kugira ngo ngukureho urubwa Yesu ko atari cyo cyari cyakuzanye, reka nkwereke icyo ngiye gukora. Arahagarara avuga ati abantu nambuye mutonde umurongo, nzajya mbishyura kandi mbishyure nkubye kane. Haleluya! Inzara yarishize, nta wundi wakumara inzara, ni Yesu wenyine. Haguruka umwegere. Haleluya! Petero yaranditse aravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, aravuga ngo ni mumwegere. Sifa kwa Mungu, ni wewe buye ryanzwe n'abantu. Haleluya! Ariko ku Mana ryaratoranijwe rihinduka rikomeza imfuruka. Zakayo aravuga ati kandi 1/3 cy'ibyo ntunze ndagiha abakene. Uwo munsi ngo impundu zitaha kwa Zakayo, Yesu ngo arahaguruka. Ntiyaragifite isoni zuko bavuga ko yakurikiye imitsima, ntibarafite isoni zuko ndakivuga akakunda ibiryo, ahubwo yaraberetse icyo ashaka. Arababwira ngo nukuri uyu munsi agakiza katashe muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. Aravuga ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu. Ndashaka kubibutsa rero ko iyo nzara izashira, niko byanditswe. Haleluya! Inzara izashira, ubuhanuzi burabyemera. Byaremejwe ko inzara izashira, ariko abantu bari bushira inzara nabemera kuza kuri Yesu. Yesaya yavuze ngo yemwe abafite inyota ngo nimuze ku mazi, n'udafite ifeza nawe nasi nimuze mugure vino mugure n'amata mudatanze ibiguzi. Bikavuga ngo niki kigutuma mutanga ifeza mukagura ibidahaza? Biriya bintu mwirukangamo ntibihaga. Reka mbabwire ntago bihaza, ariko iyo uhuye na Yesu uranyurwa, umutima wawe ukuzura, ukajya ugenda mu muhanda wumva unyuzwe n'ukusa, kanyurwa n'ukureshya, kanyurwa n'ibyo wariye, kanyurwa n'ibyo wambaye, kanyurwa n'aho utuye, kanyurwa n'uko wavutse, kubera ko wahuye na Yesu. Imana ibamera umugisha. Ndabinginze rero nimuze murye, nimuze munywe mudatanze ibiguzi. Haleluya! Ubugingo bwanyu bwishimire umubyibuho. Imana ibaho umugisha. Hirya Yesu nta guhaga, hirya Yesu nta kugubwa neza, hirya Yesu nta mahoro. Yesaya yarabivuze aravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ni kuwiteka avuga. Ngwino kuri Yesu, niwe wenyine wahagaze ahirengeye adatinya abantu. Aravuga ngo yemwe mwese, haleluya, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Haravuga ngo kuko ngo namwe haleluya, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye nturemereye. Wagerageje isi ko yagukoreye imitwaro ikakuremerera, isi ko ikuruhije ugeze aho udasinzira, isi ko ikugoye, ufite ibintu yagukoreye. Iyo mitwaro ntiwayiturwa na bene wanyu, iyo mitwaro n'ubundi urushye warize, urushye ufite akazi keza, unaniwe rwose, ariko hari uwakuruhura, ni Yesu. Yavuze ngo nimuze ahondi. Haleluya! Kuko umuntu uza ahondi ntago azagira inyota na hato, ntago azagira inzara na hato. Iriya saha rero nayo iyo mfashijwe irihuta. Reka dusenge. Mwanyemera se tugahaguruka? Duhaguruke dusenge. Ariko numashaka kukubwira ngo hirya ya Yesu ntibikunda. Aho utinze nta kintu gihari rwose. Nababikubwiye barakubeshye. Ngwino kwa Yesu, niwe mutsima wamanutse uva mu ijuru. Haleluya! Niwe mutsima wamanutse uva hehe? Mu ijuru. Ndumva nakwinginga wowe uri kure ya Yesu, wongera umwegere,
wowe uri kure ya Yesu ngwino umushake gusa nta kindi, ngwino umwegere, ngwino nuhagera ikizabikubwira uzaruhuka, nuhagera ikizabikubwira umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi. Ntabarondogorera rero, reka dusenge. Ntabwo nzi icyifuzo ufite, se wumvaga uri kure ya Yesu? Wumvaga waragiye? Nukuri pe, habaye hari umuntu ushaka kugira ibintu amurikira Yesu, yazamura ikiganza tugafatanya gusenga. Habaye hari ibintu byaguhenebereje bikakujyana kure kugeza ahantu wumva Yesu atakwegereye, nukuri zamura ikiganza cyawe ubiregere Yesu, umere nka Zakayo. Zakayo Yesu azamura ikiganza aravuga atoya ndi igisambu, ariko namwe ndamuriha kangahe? Kandi 1/2 cy'ibyo ntunze ndagiha abakene. Uwo munsi Yesu ntiyongeye gusiga Zakayo. Niba Zakayo yarasubiye gusoresha simbizi, ariko ntiyasubiyeyo, ntabwo yasubiye, yahise ahaga agubwa neza. Imana ibampera umugisha. Hari abantu bafite ibintu byabatandukanije na Yesu, bumva bari kure ye, bakabumva bashaka kubimuregera kugira ngo Yesu azabegere. Niba hari nimuzamura ibiganza dusengane. Imana ibahe umugisha, nababonye. Imana ibahe umugisha rwose. Imana ibahe umugisha. Umushumba yavuze ngo nimuze hano imbere, nimuze tubasengere, nta kintu bitwaye, ntabwo bikojeje isoni. Nukuri ngwino witinya, ngwino inyota yawe nta wundi wayimara, nta wundi nukuri, nta wundi. Erega usanga Yesu ntago bigose. Nabonye mureka mbabwire, nabonye indaya zitagira isoni zo gusanga izindi ndaya ngenzi zazo. Neza umuntu agatega ivatiri asanze indaya kuri hoteli yiwe adafite isoni. None gusanga Yesu ugira ngo nibyo biteye isoni? Reka kuza kwa Yesu nta soni biteye. Twahageze tumwaya dukize ikimwara, twahageze dusebye none turi abagabo, twahageze tudafite shinge na rugero. Ariko murabona ubu ngo ayiwe, ngwino kwa Yesu, ngwino umusange, ubibwire Yesu, ubimubwire. Erega ngwino. Imana ibahe umugisha, banguka rata. Imana iguhe umugisha, yego rata nawe banguka. Ibyo ntibikojeje isoni haba na gato. Maze umuntu ajya mu kabari adafite isoni, umuntu ajya gutwara umugore w'abandi adafite isoni. Uzi ko umugore atega moto agiye gusambana nta soni afite. None dusanga Yesu dufite isoni. Nimuze kwa Yesu. Yesu ni umwami mwiza, aragutura uwo mutwaro umaranye iminsi, arakuruhura. Nawe unyumva ushake Yesu, niwe yego rata yizire Yesu arakwakira. Yesu niwe cyo cyamuzanye. Ngwino inzara yawe irashira, irya yose yakunaniye ya indi waburiye igisubizo niwe wenyine wayimara. Imana ihimbazwe, Imana ishirwe hejuru, Imana ihimbazwe, Imana ishirwe hejuru. Abari imbere yanjye nimurambura amaboko, duhimbaza Imana, tuyishimire kubw'aba baje kwa Yesu. None se we nutaza ni wowe uraba wihenze, ariko umwami agufitiye imbabazi, agufitiye ibyaguhaza. Yabivuze avuga ngo uza hondi ntabwo azigera agira inzara ukundi, ntazicwa n'inyota ukundi. Iyo nyota izakwica nuhunga Yesu, nutaza aho Yesu ari. Ariko nimumwegere, niwe buye rizima. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Reka pasiteri asenge Imana.